Reka mbasuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza hano kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rutsiro umuturage umerewe nabi harimo gutabaza inzu itaramugwira ngo yitabe Imana. Turababwira kandi ko mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali inkuru mbi yatashye ku baturage baraye bahagaze kubera ibibazo batejwe n'amazu yahubatswe. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa reka mbanze fate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, mwarakoze cyane. Ariko turanasaba amwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kuguha nimero ushobora kunyuraho niba wifuza gutambutsa igitekerezo ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV, ikaze. Uwemeye inkiko Eliyezeri utuye mu murenge wa Mushubati mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba mu mudugudu wa Nyarusange mu kagari ka Mageragere arasaba ubufasha bwo gusanirwa inzu igiye kumugwaho kandi akaba adafite ubushobozi. Mu kiganiro yagiranye na Imvaho Nshya dukesha iyi nkuru, yahamije ko kuba wenyine nta wundi muntu bafatanya gutunga umuryango no kuba agaragara nk'umunyantege nke ku buryo atakibasha guhabwa akazi ko guca inshuro aribyo bituma avuga ko akeneye ubufasha bwo gusanirwa inzu. Yagize ati ubushobozi buke nibwo butuma iyi nzu yanjye ntabona uko nyisana kandi ikaba igiye kungwaho nk'uko ubibona. Ndi umukene, nta bushobozi mfite, singipfa guhabwa akazi kubera imyaka kandi interwa impungenge cyane n'iki gikuta kuko kugisana bizasaba gusenya inzu yose hakazamurwa indi bundi bushya. Umwe mu baturanyi ba Uwemeye inkiko avuga ko aterwa impungenge n'uko inzu ishobora kuzamugwaho cyangwa ikagwa ku bagenzi baba bari kwitambukira kuko iri ku nzira. Agira ati ingira impungenge kuko iki gihande gishobora kuzamugwaho cyangwa kikagwa ku bagenzi bagenda hano mu nzira. Ndasaba leta yacu ko yamugirira ubutabazi ikamurwanaho iyi nzu itaramugwaho kuko uretse n'igikuta ubona ko iyo haguye imvura nyinshi abura aho ahungira. Umwe mu baturanyi be waganiriye na Imvaho Nshya yahamije ko mu nzira zose Uwemeye inkiko ari uwo gufasha, ndetse ko ngo ikibahangayikishije ari igikuta kimwe cy'inzu ye gishobora kuzagwa ku bagenzi cyangwa abatambuka. Agira ati uyu mugabo ntabwo afite ubushobozi, twe nk'abaturanyi be ubushobozi bwacu mu byo twamufasha burenze gusana iyi nzu. Akwiriye gukorerwa ubuvugizi tukareba ko yafashwa kuba yabona n'amategura kuko nayo yarashize imbere hose inzu irava. Kuri we Uwemeye inkiko ngo ubufasha ubwo ari bwo bwose yahabwa bwamufasha kuko ngo bwamusiga atandukanye n'uko abayeho kugeza ubu ngubu, kuko ngo abayeho mu bwoba bwinshi ko isaha n'isaha ashobora gupfa yishwe n'iyi nzu. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yavuze ko ikibazo cya Uwemeye inkiko ari icyo gukurikiranwa bakareba impamvu atashyizwe
ko bagombaga gufashwa muri iyi ngengo y'imari, bityo nawe akaba yazafashwa kimwe n'abandi bafashwa n'aka karere batishoboye. Agira ati uyu musaza icyo twamubwira kubakira umuturage uwo ari we wese bituruka mu isibo no mu mudugudu, kuko mbere y'uko dutangira ingengo y'imari dukora igikorwa cyo gutandukanya abafite ibibazo tuzafasha gusana inzu cyangwa kuzubakira muri uwo mwaka. Yakomeje agira ati icyo namubwira wenda natwe twakurikirana tukamenya impamvu akagari ke, umudugudu we, isibo ye atari mu bo batoranyije. Ushobora gusanga atababaye kurusha abandi cyangwa ingengo y'imari ikaba yarabaye nke ugereranije n'abaturage bari bakeneye gufashwa, we akaba azafashwa mu myaka ikurikiraho. Uwizeyimana Emmanuel yavuze kandi ko mu karere ka Rutsiro harimo abatishoboye bari bafite ibibazo bitandukanye birimo kubakirwa no gusanirwa bagera ku bihumbi 306, batoranyijwemo abagera ku bihumbi 13,900 bababaye kurusha abandi bari gufashwa mu buryo bwihutirwa. Reka twizere ko ubwo buyobozi bwabimenye byanze bikunze bufite icyo buzakora, ariko by'umwihariko n'abandi bagira neza bafite umutima wo gufasha ushobora gufasha uyu muturage. Mu karere ka Kicukiro ni mu mujyi wa Kigali, amazu yubatswe yateje ibibazo. Abaturage batuye mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Kagasa mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali baraye bahagaze kubera imvura yaraye iguye mu ijoro ryo kuwa 25 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 yasize ibangirije ibintu mu mazu yabo, cyane cyane abatuye mu mudugudu wa Kiyanja. Bamwe muri aba baturage bavuga ko amazi yabateye mu nzu aturutse muri za rigori zituruka mu macumbi mashya ari kubakwa, bivugwa ko yari ayo gucumbikira impunzi zo mu Bwongereza. Umwe mu baturage utashatse ko amazina ye ashyirwa ahagaragara yavuze ko bagejeje iki kibazo cy'amazi yabatera aturutse kuri aya mazu ku buyobozi butandukanye, ariko kugeza na n'ubu bakaba nta gisubizo barabona. Aya mazi ngo abatera anyuze muri rigori nazo zubatswe ari ntoya cyane, ngo zidafite ubushobozi bwo kwakira no kuyobora ingano y'amazi yahamanukira kuko ngo ari menshi. Agira ati ikibazo ahanini ni uko bubatse ruhurura ntoya ugereranije n'amazi yava mu misozi. Ushobora kwibaza niba ahantu dutuye ari mu manegeka kandi atari byo. Muri rusange igikuba cyacitse, noneho abantu bafite ubwoba ko hashobora kugwa indi mvura, noneho igahita ibasohora mu nzu zabo bakajya ku misozi bitewe n'imvura. Ubwo umunyamakuru yahageraga yasanze abaturage bakirwana no kuyobora ibyondo byinshi mu mazu yabo, abandi bari kwanikiriza ibyangijwe n'amazi, harimo cyane cyane ibikoresho byo mu nzu. Tubibutse ko aba bari gutaka iki kibazo batewe n'imvura yaguye kuwa 25 muri uku kwezi kwa 11 muri uyu mwaka kandi turimo. Muri rusange rero aba baturage bakaba bakomeza abatabaza, baravuga ko za rigore zitabasha kunyuramo amazi neza nk'uko bikwiye, ahubwo amazi akayoba bityo akagana mu nzu zabo akaza kubangiriza. Abaturage barasaba ko ubuyobozi bwakwita ku kibazo
cy'amazi aturuka muri ayo mazu ari kubakwa. Bivugwa ko ngo yagombaga gutuzwamo abaturage binjira ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko, cyangwa aba baturage bari kwangirizwa bakabimura bakabatuza ahandi hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bamenye iby'aya makuru, ndetse ubwo twakoraga iyi nkuru bari batangiye gutegura itsinda rigiye kugenzura no kureba iki kibazo uko gihagaze. Inzego zitandukanye z'ubuyobozi zikomeje gusaba abaturarwanda kwitwararika muri ibi bihe by'imvura, birinda ko ubuzima bwabo bwajya mu kaga bitewe n'ibiza. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho, twizera ko abaturage bafite ibibazo bitandukanye ubuyobozi buzagerageza kubafasha kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba butekanye. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza kugira icyo utangaza cyangwa se ufite igitekerezo watugezaho ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 Iyi nimero yakira ubutumwa bunyuranye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Reka rero dusoreze aha ngaha, mbashimire cyane. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe.